uwo bita Nibishaka Theogene yahanuriye Gafaranga arahanura ati muri iki cyumweru nigishira Gafaranga adafunzwe biraza kuba ari ikibazo sibyo kayisosekara none Nibishaka nyuma yo guhanura ko uyu Gafaranga agomba gutabwa muri yombi ku munsi ejo hari kwa kangahe ejo hari kwa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu nibwo haje gutasohoka itangazo nibwo haje gusohoka itangazo ni itangazo ryagiraga riti ni itangazo aho RIB yari yemeje bwa mbere neza ko wo bita Nibishaka Theogene ataye muri yombi ubihuza gute kuba umuntu wahanuriye undi ati uyu muntu azatabwa muri yombi ku munsi wo kuburana ku rukiko akari bwasohoka itangazo rivuga riti Nibishaka Theogene yafunzwe yamuhanure ko azafunga umunsi w'urukiko rwa Gafaranga nawe bemeza ko yafunzwe umunsi w'urukiko rwa Gafaranga nawe bemeza ko yafunzwe yego ahubwo yabaye isayo none se nyuma y'uko Gafaranga afunzwe ni ngombwa yo kwenda Bosco Empire asigara ateze amamasharene iminsi nk'uko bivuze ariko apana uko nyende kubivuga Mutesi nawe bahise bamushyira ku rubuga aranuka aca mu gikari mfite message ari kunuka Pasa Mutesi arambwira ngo ndi umusazi toka satani ariko uyu mubyeyi yateye impuhwe akeneye inkunga abantu babaye abateka mutwe ku karubanda bakuyeho nese ubu ntago ari ubuteka mutwe niba umuntu ababaye akaza agasaba abantu nanjye nararize nawe warira n'undi azarira yego gusabiriza urira gutyo reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi tuzanye na Jackie umeze neza? Yego, gahunda ni muri puberi. Uyu munsi ninde rero tugiye guta muri puberi? Akubanza iyo mikoro idafunguye irafunguye pe yego hari ibintu tugiye guta muri puberi apana umuntu tugiye guta muri ibintu yego ibivugwa ibiriho bidafite umumaro bidafite umumaro nibyo tugiye kuba twata muri puberi. Turahera ku kiye kintu kidafite umumaro turahera kuri pasi tumuta puberi duhere dukurikize turahera kuri pasi turakurikizaho Juste dukurikizaho Karabo k'Imana twongeremo n'umuntu bita Inoranwa TV Hori tubateye puberi aho ngaha abona bashyizemo byarangiye. Reka rero twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi ariko nawe ndatangira nguta puberi kuba ejo utarigeze uboneka mu gushyigikira umuvandimwe Gafaranga aho hari kuba urukiko ubwo yari kuburana kuyifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Kuki utageze yari ahantu? Nasohotse. Wari wasohotse? Niwajya kureba uko umuvandimwe ubwo se naye kuranirwa kujya kwiyumvira ibintu byiza umuntu arimo kumbwira ngo ndirukanga inyuma y'ibintu by'abandi nazi byabo nuko wewe wajya kwirukanga inyuma y'ibintu utazi yo biva niyo bijya bya Gafaranga usibye kubibona imihanda ko yakoze ubukwe ntantumire ubu ndajya kwirukanga inyuma ngo bigende bite. Wari kujya ariko n'ubundi uko byagenda kose no gatagutumiye ntago yanumiye nta nubwo yatumiye abantu muri rusange yatumiye abo yashaka ahubwo mbazi Chita na Sabe bari bariyo mu bukwe kandi ari ngo ku rukiko ntago bahageze gute se batagera bo bari inyangamugayo barizewe mu bukwe bwabo ntago mbize sinzi impamvu batahageze ariko ukomoje ku kantu k'ubukwe mpita nibuka amakuru naguyeho nabonye mbanza ari Bosco Empire washyizeho ati bamwe mu bantu basezeranyije cyangwa se umuntu wahanuriye Murava ko azabana na Gafaranga n'umupasiteri bita Akimu. Yego Akimu kandi aragarutse nanone mu gice cya kabiri. Akimu ngo niwe wahanuriye Gafaranga niwe wahuje Gafaranga na Murava. Nanone ngo uwo bita Gafaranga akaba ari inshuti ya hafi na Akimu. Ibi bintu rero bagira imihanda rimwe ahubwo nicyo kintu nanjye kukubaza ibintu bihuza gute kubona ahubwo wasanga nawe wamusezeranyije aryo wasezeranyije Gafaranga ninde ko tutamumenye wasezeranyije Gafaranga nago mbiza ariko banza na Akimu na Antoine Rutayisire cyangwa oya nago muzi ariko na Akimu niko numvise Akimu niwe wasezeranyije Gafaranga oya Akimu yabwiye yahanuriye Annette amuga turiya mugabo nta kintu azagutwara none ko yari yarahanuye ko mama Sava na papa Sava bazabana bikaba byaranze akaba yarahuje Gafaranga na Annette bakaba bagezeranyije muri gereza ubwo ibintu Akimu ahanura buriya birerekeranye ubwo
ahubwo wenda reka nibyo nanjye ndi kwibaza nongera nkibaza ese kubera iki aka kanya uwo bita Gafaranga ahari mu rukiko ngiye kukubaza utubazo n'abantu batatu bahise bahura kuri kino kibazo ku munsi w'ejo ariko reka manze kwanza tubanze twinjiye kuri kano ka video urabona Aneti ko yageze ku rukiko yambaye agapfukamunwa yego niyasohoka mu modoka uri kumubona Aneti ko yari ibemereye neza ndamubona yambaye agapfukamunwa wiwe yego nakabonye wakabonye uriya bari kumwe ninde n'umugore cyangwa n'umugabo ntago mbizi ntago nzi umuntu bari kumwe mu modoka mu bafashe iyo video so kuki tutamubajije ubundi icyo ni piyo nikayifashe rero iyi video ni video ejo iri imihanda ivuga uwo bita Aneti ko yaje ku rukiko aje kureba Gafaranga ariko abantu bakongera kwibaza bati urukiko kuki Gafaranga atabonetse ku rukiko none nyuma yo kutaboneka ku rukiko rw'iwe ariko madamu akajya ndetse n'imiryango ikaba ari ihari byaba byaratewe n'iki mu mboni zawe rero kamubwire ubundi se umugore wagufungishije aba wifuza guhura nawe gute nanjye menye ko wahaje ntago napfa gusohoka rega buriya baracyafitanye beef iyo mikoro ito iri akarogo neza nta kibazo ariko baracyafitanye beef kuba bafitanye beef kuko baracyafitanye beef ariko buriya se ubundi se iyo umuntu ari ahubwo nanzi ko iyo umuntu ari mu maboko ataraye ku rukiko aba ari itegeko ko yitabira umunsi azaburanirwaho cyangwa azasomerwaho cyangwa se azaburanishirizwaho cyangwa se urega cyangwa uregwa mbese itariki babahaye umuntu aba atazasiba abayizi nekeza abayizi ubwo iyo yasibye ariko aba yarwaye ntago ndafungwaho ntago nzi by'amafungo n'amafunguro ntago mbizi ndafungwaho ikindi nta nubwo nizi ibintu bijyanye n'amategeko n'ibijyanye n'ubutabera ntago mbizi nimo kwibaza aranye nk'umuturage usanzwe ariko ufite amakuru ku ngo zigenda zirwana ibyo byo urabizi kuri kesi ya Gafaranga ubundi wowe wayumvisha ute kesi ya Gafaranga na Aneti iriya kesi na kasa mutwe n'ibindi bindi nta nubwo agira kesi mu gihe awe se bira nibiki ahubwo ni nkako zitagira kubitwa hari amakuru avuga ko bita Aneti Murava ngo yakubitaga Gafaranga hari n'amafoto hari n'amafoto rero Aneti niwe usigaye akubita Gafaranga Aneti ngo nawe akubitaga Gafaranga kuko hari amafoto yasohotse uwo bita Gafaranga ngo bamuriye inzara ubona ari kugira wese kuki atazirya ntago mbizi mu rwego rwo gushinza undi muntu ibimenyetso bidahari bidafatika umunishwa araboye gutya ntago nagushinza ko ndi inzara kandi utabikoze ahubwo akantu ko kuba Gafaranga ubu yarasigaye kubitwara ko cyakoza mwabagabo mwe mujye muhama hamwe mbaseke naye ndabasetse pe naye mwaransetse yego Gafaranga yasigaye kubitwa Gafaranga bivuga ko ngo yarari ngo Aneti ngo yajyaga mukubita nawe ngo ariyo mpamvu ngo nawe ngo yamukubise ariko nanone amakuru dukesha DCTV ko turyama ku bitanda byo kwa Simba impamvu mukubitwa nuko muryama ku bitanda imbavu zikarara zibarya mukabyuka mufitanye imisha mukabyuka mu Rwanda turimo turakoresha ibitanda byo kwa Simba Frinitur hano Kicukiro hano hafi y'amasezerano bank cyangwa se yitwa kuri Mount Kenya abantu baze baryame mu bitanda imishishire nayo ibintu bya Gafaranga na Aneti ntago twamenye ibintu by'abantu bari muri etage uburyo barwanaga kandi baryama ahantu heza mubanze muri niba atari ikibazo cyo kuryama nabi cyatumaga babyuka bafite umushinga ariko Gafaranga ngo yari inshuti yawe Gafaranga noze se umunyamihanda abanyamihanda uriya mihanda kari abavandimwe ahubwo icyo nigize kumubonana na Pasi uwo aho sinzi impamvu utabaza Pasi amakuru ya Gafaranga kuko nayo ababonye ahandi mu marangi bagiye kurya capati bamubyaye narababonye Nyamirambo ari kuri 40 hamwe bita mu marangi ngiye narabiboneye barimo bararya bari kumwe mu bitekerezo bya Gafaranga raragira ati umugabo ukubita umugore iyo ukubise umugore ukennye nibwo witwa imbwa ariko iyo ukubise umugore ukize ngo aho ngaho iyo ugiye n'iwanyu barakugara bati genda nta kundi twabigenza niko zubakwa ngo iki igitekerezo cyande cya Gafaranga ako kavido nkagukinire se gashyiremo reka nze nkakine ndumva ngafite kavido ko ngafitera reka turebe none se ubu none toka satani kanze nkakumvishe abafite amafaranga
bajye bahondagura abagore akira sango gapreng nawe yavuze ko abafite amafaranga ari bo bagiye kujya sango gapreng rero tubyumva yakubise umugore w'ishyiri mucitse umugore agiye muri famille kubabwira ko bamukubise uw'ishyiri aravuga ati va kuri iyo mbwa iyizire yero mukene uze n'ubundi tugutunga uzabikora mukubiswe n'umugabo w'ishyiri w'umukire bimucitse wa mugore we koko umva ukuntu bamubwira ngo ngenda nuko zubakwa yego ibyo ni ibindi biganiro bidafite gahunda oya nta kibazo yego ahubwo uzi ikintu kinshanze toka satani ewu nari ngisoma nari nshatse gusoma ama comment ariko ndabona ntago cyarebwe iki kiganiro gifite niba ari like 6 abantu 6 nibo bakiriye rero nashaka kukwiyumvishiriza akakazi kwaga no kuri kwimana cyamba bwago byaraze cyewe ngiye gushaka comment ndebye views murazi ndebye sinabonye zero gifite views 6 views 6 like ni zero ndavuze se nahumye zero likes ariko mana iyo twafunguye kuri masaha 16 nagari yanjye humura nagari yanjye nubango views asiri mu views asiri kujya gusura ino video nizo ziri kujyaho zonyine toka satani nuko rero ibitekerezo bya gafaranga bivuga hehe ibitekerezo bya gafaranga byo kuvuga ngo umugabo ukize niwo kubita umugore ni muri puberi papa puberi umugabo ukize niwo kubita umugore ni muri puberi ngo umugabo ukennye yakubise umugore urushyi ngo aravuga ngo va kuri iyo mbwa ngo ntuzabona kurongora ngo icara hano ntuzabona kurongora muri puberi ariko rero kambabwira iyo gafaranga ibitekerezo bye ni nabwo agenda kugenda najya nabyumva ubwo nk'ibyo barabivuze ryari mwebwe mubana nawe ariko gafaranga ni umuntu utanga ibitekerezo ngaho nabitangire muri gereza niwe yicaye bigiye gutuma rero bishimye hejuru wasata ariko naba bitanga no muri gereza afasha abo bari kumwe none se ubwo umuntu ukubwira ko muri societe uzakubita umugore bikumvikana ibyo urumva ari igitekerezo kibirimo mu byukuri nta gitekerezo kibirimo ubusiri mu jiza reka nkubaze ubu hambere aha Imana igiye kukwatsa ubu mbese no kujya yeruga umugore umudeha wamugize n'ikindi ntabwo namukubita nese namuzi nose kandi gafaranga aragusigiye inama oya nese inama za gafaranga ndazumva kandi uvuze ko atanga ibitekerezo bizima byubaka ntabwo inama za gafaranga nazumva tugiye kwita twinjira kuri kano rero uwo bita Nibishaka Theogene yahanuriye gafaranga arahanura ati muri iki cyumweru nigishira gafaranga adafunzwe biraza kuba ari ikibazo sibyo kayisosekara none Nibishaka nyuma yo guhanura ko uyu gafaranga agomba gutabwa muri yombi ku munsi w'ejo hari kwa kangahe ejo hari kwa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu nibwo haje gutasohoka itangazo yasekariye guseka nibwo haje gusohoka itangazo ni itangazo ryagiraga riti ni itangazo aho RIB yari yemeje bwa mbere neza ko wo bita Nibishaka Theogene ataye muri yombi ubihuza gute kuba umuntu wahanuriye undi ati uyu muntu azatabwa muri yombi ku munsi wo kuburana ku rukiko akari bwasohoka itangazo rivuga riti Nibishaka Theogene yafunzwe umva mubyeyi ese uri guseka iki umuntu yabwiye undi ngo azafungwa yego none bari kumwe muri gereza none amubwira ko azafungwa ku munsi neza w'urukiko none naye hahita hasohoka itangazo ngo Nibishaka Theogene yafunzwe akebo kagiye bamugarura ni back to send byano byamugarutseho ariko ubundi hano gute ko umunyarwanda azafungwa mu by'ukuri kwirwa ubiririmba ubyamamaza mu gihugu hagati ubibungana uvuga ngo ese ubundi ntago abazi nimero ye ntago abazi ahantu atuye niki cyatuma atamujyana ngamusanga iwe cyangwa mujyana ahantu bagana mugati muvandi bazagufunga yabimuhereye kuri social media bamufungiye kuri social media nawe yabimuhereye kuri social media none nawe bamufunze oya burese gato subiramo yamuhanure ko azafunga umunsi w'urukiko rwa gafaranga nawe bemeza ko yafunzwe umunsi w'urukiko rwa gafaranga nawe bemeza ko yafunzwe bemeza ko Nibishaka Theogene yafunzwe afungiye Kicukiro niko byahise bigenda none ubango bose bari no mu karere ka Kicukiro kuko umwe ari mu murenge wa Nyamata ariko nta karere ka Kicukiro
nubango yahanuye akarere kamwe kuko umwe Gafaranga ari muri Nyamata afungiye mu karere ka Kicukiro nundi nawe afungiye muri Kicukiro ariko ari mu karere ka Kicukiro no kuvuga ngo icyerekezo cy'ubuhanuzi bwa Gafaranga n'ubwa nibishaka mu karere kamwe byose ni hehe muri Kicukiro muri za message usize twasomye tukazirengagiza umugabo wita Bosco Empire message ya mbere yandikiye Pastor Mutesi yaramubwiye ati wa mugabo wita Gafaranga wakuvuze nabi yatawe muri yombi ariko hari kubura mama Sharirene kubera iki Bosco yateze iminsi mama Sharirene akamwumvisha ko nyuma ya Gafaranga azaza mama Sharirene hako rero reka mbabwire ngiye nubwo mbona turi ku imihanda yaranyereye ntitwabimenye yego ahubwo yabaye isayo none se nyuma yuko Gafaranga afunzwe ni ngombwa yo kwenda Bosco Empire asigara ateze mama Sharirene iminsi nkuko bivuze ariko apana uko nyende kubivuga oya niko ariko bikwereke muri message zirahari ntago izo message zihari message zirahari za message twari turi gusoma dushyira muri harimo Gafaranga na mama Sharirene hagati aho yaramwandikiye ati wo bita Bosco Empire yangandikiye ati wa mugabo bita Gafaranga kuvugaga nayo kwa Sabe yatawe muri yombi hari kubura mama Sharirene hari kubura mama Sharirene yego nase mama Sharirene ibye arabizi mama Sharirene azi bizamubaho mama Sharirene se ni ngombwa kamutega iminsi nose ni ngombwa kavuga ko mama Sharirene ibyago bizamujyaho cyangwa bikako kuki dufite ururimi rugoye muri iyi minsi koko mama Sharirene nze mama Sharirene yagize ati niko Bosco yandikiye uyu nguyu uwondese niko Bosco yandikiraga Pastor Mutesi ariko toujours Pastor Mutesi ntago umubyeyi twamwihorera tukaba tumuretse impamvu twakamwihoreye ariko mana wari wihanganye n'ubwa mbere dukoze ikiganiro twakamwihoreye ukakora ikiganiro kajya ku minota 10 nawe twakamwihoreye ariko basi reka muhereka akantu erega ibinenga turabinengwa sibyo hano hari umubyeyi bita Sandrine ejo yakoze ikiganiro yego ati irareba kano urebe Sandrine arimo arasaba inkunga yo kugura ikibanza Pastor wisukishije yabura amafaranga Mutesi nawe bahise bamushyira ku rubuga aranuka aca mu gikari ifite message ari kunuka Pastor Mutesi arambwira ngo ndi umusazi Pastor Mutesi yaragututse arakubwira ngo uri umusazi ngo ndiko ngo ntago yatera inkunga ibikanza bimutera inkota Pastor Mutesi niwe wakubwira amagambo yakubwira ngo uri umusazi ariko aba bagore noneho mani horaho kose abandi bana bazi gusabiriza we ziko ari njye uguye ino dore message sha Mutesi seme murabatweka mutwe arashaka gutura muri etage mwabatubuzi mwe simwe mwenyine muje gusabiriza ni ngombwa ko mubizana ku mihanda dore Mutesi semi nimwe mwizanye ubwo muri gutera ndi sesemi muteye nimpuwe aba diaspora bari hano none se kurira ibyo bisuko bihenze babigusukira ubuntu ako mubyeyi kumva karababaje sinzi ni mutita ku marira ye ngo agutere impuhwe ariko niba Imana itamwumvisha Jacqueline n'injye uzamwumva ari cyo mfite wampaye amahoro ubundi urambwa ngo ndumva Sandrine ari cyo mfite njyari ikintu ariko nanone toka satani ariko uyu mubyeyi yateye impuhwe uyu mubyeyi yateye impuhwe akeneye inkunga abantu babaye abateka mutwe ku karubanda bakuyeho nese ubu ntago ari ubuteka mutwe niba umuntu ababaye akaza agasaba abantu nararize nawe warira nundi azarira gusabiriza urira gutyo bibaho nese nimba ari kurira ariko ari kurira ababaye weza nasubire muzana akira reba reka musubirize inyuma gatoya burese gato naye nabikuye noneho uzi message zihari pasi toka sata akira reba uzi comment zihari akira reba ego mwamana mwe mwarasaze mugani ndera babafakeka nk'izi message mujye muzinshyiramo Sandrine nibamufunge yabaye indaya asambana yita umurokore narondere se w'abana batatu Ferdinand namureka toka sata umva w'amacuho we waretse kudutera iseseme koko ubwo buteka mute bwanyu twarabuhaze aski Yesu we dore Uwizeye Imana Josephine nawe atizi n'ingaruka z'ibyaha ihangana usubire ku maturo usenge Imana izagufasha Yesu we iyi ndaya yarasambanye ntibyayinyura
irasabirije noneho ireruye ngaho ase we cyakora Sandrine ninjije ubwo surarizwa n'iki hano n'ahasuhari hano n'ahasuhari hanasuhari yanditse gatatu ego komana ese muri mu biki ariko se nk'aya amasatura ari mu biki mbega indaya uziko indaya nta cyerekezo kuri gusoma comment mbi wasomye ni nziza ariko nta yino siko nta nziza irimo oya mana dore murebe ngizi na comment nimwe nziza nayo ndi kubona ndi gusoma birimo basuye imuhereze comment nziza ni basi murema agatima nimba abandi baranditse comment mbi wowe ushobora kuvuga uti kumwihanganisha comment mbi ntazirimo ni ibitekerezo by'abanyarwanda ahubwo comment mbonye itangaje irimo n'abantu ihangana ukora uturimo t'amaboko iyo niyo nziza nguyeho uwo mubyeyi rero ariko ngo ari gushaka ko abantu bamufashe ashaka kugura ikibanza nawe uvuze ngo ndabizi ko utuye igihara nta nubwo utuye ku Ruyenzi ngo ariko Imana ikwiteho uko bishoboka kandi Sandrine oya siga bakuruye iyo ngiyo izagihara komeza biteza abantu siri mudriza ziko imihanda yanyereye ku rwego abantu batabitekerezaho ni ibi ngibi biri ku mihanda ni ibyo ngibyo ni uko nguko mukora njye sindimo ariko muhakora gutya ariko uyu mubyeyi urumva natari mfite ishingiro ko kwereka uyu mubyeyi ko ukeneye ubufasha igihe arasa yagiye akeneye ubufasha bwo kugura ikibanza niyo mpamvu ari gukora ikiganiro arira nyine yaguze inzu ku Gihara oya sinzi ku buryo abayeho gute se ntabyo uzi kandi uri inshuti ntago ndi inshuti yambabara cyane barabona twakoranye ikiganiro nuko uyu nguyu rero yari arimo ararira ngo Pastor Mutesi yaramututse ati ni umusazi ariko abikomoje ku kuba yaramufashe akamushyira muri groupe batabivuganyeho ngo groupe yo kumufasha kugura ikibanza aho ngo umuntu yamuteye inkunga miliyoni ngo arikura miliyoni 2 niyo mpamvu yakoze ikiganiro ari kurira ati kuki abantu mu nyanga mwamfashije mukantera inkunga uyu mubyeyi urabona adakwiriye gufashwa abandi bana wazi gusaba nyabusi wenge bamfashije nanjye ko ari ibyo nshoboye ntashoboye nshaka kugura ibyo udashoboye ni nk'ibihe kandi wowe ko mbona nanjye nta muntu wihagije muri isi kandi koko nta n'uwihaza sha ababyeyi barandagaye sha abagore turandagaye sha abagore ntago biyubaha sha abagore barababaza sha abagore barababaje abagore bose ubu twese ntago turera abana twenyine buri muntu wese abayeho ubuzima bwiwe ariko nanone nimba mugenzi waje agasaba wamufasha ukavuga uti ni mumufashe usaba asurira gutya usebanya gutya ufite amagambo iririra ntago gusaba ari ikibazo yego iririra ariko yarizwaga n'amarira yiwe kurira kuriya nimba se arize akababaye cyangwa ari gusaba ubufasha ni gute umuntu mubuza gusaba ari kurira nimba ari bwo buryo bwe cyangwa nimba ari amarangamutima erega kurira sebanya nicyo nanze ntago wumva amagambo arimo Kigali muzayibamo njye mbona muzanayibamo usyo nabwira Sandrine yego najye mu rugo yakora uturimo tw'amaboko Imana izamugirira neza yego mu gihe gikwiriye siri mujiza Imana izamutabara nta kibazo ni byiza cyane byibuza ubwo umwifurije ibyo ngibyo habo reka nigarukirana inyuma gatoya aba bagore rero ibintu byabo biragoye yego araza gusaba ntawe utasaba ahubwo kuki usaba ushyira mu ndi muntu nicyo kibazo ariko nanone ntabwo wabura kuvuga umuntu kugaya umuntu wanze kugufasha ntabwo wabura kumugaya umuntu wanze kugufasha runaka twikomereze rero tugaruke inyuma gatoya kuri Bishop Gafaranga ako ngako karakanyuzemo tugaruke kuri Bishop Gafaranga hari umuntu wanditse comment ku kiganiro Pastor Claude yakoze ati Gafaranga Imana ikorohereze I love you Bishop Gafaranga ndiyo ndagusengera muhungu wacu warababaye bihagije mu buzima bwawe nta muryango ukomeye ufite ariko uzi kubana neza n'abantu twebwe turagukunda cyane sinzi icyabaye kugira ngo wisange gereza
ari umugore wawe murava ugukirishijemo ibintu bitabaho kenshi, kubera ko iyo abantu bananiranye ku bana baratana ntibafungishanya. Gafaranga Imana ikurengere ikurenze iki gikombe mu izina rya Yesu. Uyu mugabo uyu muntu nimba ari n'umugabo nimba ari n'umugore urumva ko afite comment yateye kandi ifite ishingiro. Wowe ubona murava atarakoze ikosa gufungisha Bishop Gafaranga mu gihe batari babanye neza? Ntago wabyita ikosa kuko urugo n'urw'abantu babiri. Kuko ibyo babacamo ntago wabimenya. Cyo ni kimwe. Cya kabiri navuga yuko ntibabikwiye ko umuntu afungisha undi ariko nta nubwo wabyita ikosa kuko burya amahoro y'umuntu ni uyamenya ku giti cye. So rero icyiza nuko twabyakira uko biri. Tubyakira uko biri. Yego. Kuko nibiri hagati yabo. Ntago nagaye impamvu yamufungishije. Yego. Sinanashima ko yamufungishije. Nta nubwo kandi naseka kubera ko ni ibintu banyuranaga ari babiri. Yego. Se nibo umuntu yaragezaho kumva wenda yabura ubuzima ntiyagufungisha se akabona amahoro. Yego. Rega twatera comment nk'abantu bari inyuma ariko imbere ntago ibyo umwana yacagamo twabimenya. Habe Gafaranga ibyo yaciyemo ntitwabimenya. Janet yaciyemo ntitwabimenya kugeza isaha. Ntago twamenya na marayika muri ibi bintu ngo ninde. Hari uzi se muri bo? Ariko nubwo Gafaranga yerekana inzara Annette nawe akaba baramunigaga wamenya se ugukura ari ukwandi. Ariko nubwo ushaka kubyirengagiza uwo bita DC yatangaje ko DC Clement yatangaje ko uriya Bishop Gafaranga akubitaga Annette akamukubita akamushyiraho itariki yo gupfa akamubwira ati itariki za na Gafaranga afite inzara mu ishosi. Ibi bintu ni ibintu bizakemukira mu butabera kandi ukuri gufitwe n'abantu babiri. Yego. Reka dusoreze kuri iyi nkuru. Ni inkuru yo bita Silas ni inkuru yo bita Silas ibya Yesu ni ku murongo wateye inda n'umugore akabyara. Nabonye witwa Kariza TV show yarakoze ikiganiro amwishyuza ngo ibyo ari gutanga ku mugore we. Burase we yishyuzaga iki niba yarakoze neza yarekera? Yamagaye Silas ngo ibintu ndi kumutakaza aho zabinsubiza. None se byari ngombwa ko niba ukoze ahubwo yamutangira ubuvugizi ariko ntiyishyuze Silas. Ariko umugabo wateye inda umwana w'umukobwa ngo ukiri muto ntabwo tubishyigikiye kuko n'icyaha Silas yaranabifungiwe. Yego. Silas muzi ko mu hambere yarafunze. Abone ngenda ashaka kugaruka kuyu mubyeyi witwa Kariza. Mu kiganiro yakoze yagize neza pe Imana mu mugisha yafashije umubyeyi. Yego. Isubizaho yakuye. Ahubwo byari bikwiye ko ajya kubwira Silas ko azamwishyura ingorano se niba zitegereze kwa Silas ubwo ku Mana acyazikeneye. Ntago zikeneye. Nukuvuga ngo ku Mana izo ku Mana ntazakeneye akeneye ingorano za Silas. Yego. Mwongera nkibaza impamvu bano bahanuzi bose bari kugenda bajya hanze muri iyi minsi ni ubona ari iye nimba umugozi nyine Imana yabashyize ku yafunzwe insengero zikomeza gafungwa. Rega iyo umva Imana igushize mu bwishuko ikuramira guhishura. Imana agihisha abantu baritwikurura. Imana arabatwikire baritwikurura. None se urumva wabirenganyiriza nde? Nago nta muntu ufite uwo yabirenganyiriza. Nta muntu ufite wayirenganyiriza. Ubwo nyine nuko biba byabaye tuba tugomba kubyakira. Ngende kumva twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka dushimire abari badukurikiye tubibutsa harya ubu nguri kwamamariza kwa Noza honyine ra kuri Simba se kwa Simba honyine honyine uri kwamamariza. Kwa Simba nibo ndi kwamamariza. Hari ibitanda byiza, intebe nziza, ama garderobe, ama TV stand, ama salle à manger. Hari ibintu byinshi byiza bitandukanye, matera zo kuryamaho, ya masasa akoze n'ibitanda. Hano kwa Simba Kicukiro abantu bamamagare 07841275 barangire mbahuze na Simba. Hanyuma abatse kandi nababwiye yuko Simba iyo ufite amafaranga make ayakira hanyuma wamaraze kwishyura ukazaza ugaterura icyo washimye Imana ibamukeshe. Yego. Urakoze cyane reka ngushimire. Wakoze cyane turi kumwe.